ibi biri buze kwitwa iki biri buze kuri njyewe urasaba iki ubutabera urujijo rw'ibyo nari ndi gutekereza yego nimba Clement imodoka ze ku munsi wo gushyingurwaho imodoka ze zose bagiye Norvege umunsi tuje gufata umubiri we imodoka ze bakazijanjagura zose bakazikoramo amabatiri iki ni ikintu kigaragaza ko urupfu rwa Clement rufite ibindi bintu byihishe inyuma yagambaniwe nimba koko Clement yaritahiye bavuga ko yiyahuye numvishe muri Ravido hari umuntu uvuga ati none se yariyahuye n'imodoka nazo ziyahuye imodoka ho zari ziri ko batigeze bazijanjagura mbere yego kwizi imodoka nta muntu wigeze uzisanga hari yakoze hamaze igihe hariho ziba twese twazigiyeho kuki nta muntu wazihasanze mbere Clement kiriho wena tuvuge ngo nabantu bari kumugendaho n'umundi bari basanga bamugendaho kuki izi modoka ze bazijanjaguye bakazitwara n'amabatiri ku munsi Clement agiye gushyingurwaho ruhande rumwe n'ugushinyagurira umurambo yego sibyo y'umubiri wa Clement wigendeye ariko nanone ni no kwerekana ko urupfu rwe ibyo turi gutekereza ngo yariyahuye bishobora kuba hari abantu babiri inyuma biragaragara first of all bitabyigaragaza kuko izi modoka nazo bashaka ubwo tubyite nkaho bari kumukurikiza ni imodoka ze bari kumukurikiza baravuye tumutsembe kugirirwa ishyari rero ashobora kugirirwa ishyari n'aba bakompeta bandi kuko yaramaze kubarusha izina muri ibi bintu yabarushaga cyane ibyo rero abantu nabyo babitekerezeho ko hari uburyo abantu baba bafite ubugome mu mitima ngiye Clement twaganiraga cyane nta minsi ibiri yashiraga tutavuganye kuri telefone cyane cyane nk'umuntu twari dufite ibyo dukorana Clement yari umuntu mu mutwe uvuga ati nyamara tubigenje gutya byagira gutya ibyo bintu niyo nabo yigishije mwicaranye mu modoka ari imbere yabaga ari kukubwira ati genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshal Real Estate nona reka nkusuhuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku munsi mu biganiro bigiye bitandukanye kuri Inside Rwanda Media ndetse n'urugendo online TV nizere ko mumeze neza cyane aho muherereye hose mu bice bigize igihugu cyacu wowe uri mu majyepfo uri mu majyaruguru uri iburasirazuba ndetse nawe uri iburengerazuba nizere ko mumeze neza cyane ndetse nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali tutibagiwe wowe uri muri East Africa yose muri rusange nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora nizere ko mukomeje kumera neza kandi mukomeje kugubwa neza cyane wewe wakanze subscribe ku rugendo online TV ndetse na Inside Rwanda Media ni nacyo gihe ngo wowe utarakanda subscribe ngo ukoreho tujye dukomeza kubana mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi uyu munsi wa none turi ku itariki 15 z'ukwezi kwa 11 turi ku bitaro bya Kacyiru aho twaje gufata umubiri wa Iraguha Clement cyangwa se mwarimu Clement witabye Imana ku itariki 10 z'ukwezi yitabye Imana ku itariki 10 ariko biza kumenyekana ku itariki 11 z'ukwezi kwa 11 mwarimu Clement yari umwarimu wigishaga imodoka wigishaga amategeko y'umuhanda ndetse agafasha n'abantu kuba babona ibyangombwa byo gutwara imodoka perime cyangwa se definitifu yigishirizaga ahangaha mu mujyi wa Kigali ngire ngo abantu benshi bari bamuzi numwe mu barimu bafashije abastari benshi cyangwa se abantu baba muri industry ahangaha mu Rwanda abantu benshi yabafashije gushaka ibyangombwa ku itariki 10 rero z'ukwezi kwa 11 ngo nibwo
yavuye ahangaha i Kigali aratega ajya haraza Rwesero kuri Muhazi, ngire ngo abantu bamwe barahazi hara kuri Muhazi King Fisher, n'ahantu Kerema yaratuwe ngo ajya keshi cyane, n'ahantu yaratuwe atemberera cyane, yajyaga ajyayo agiye kuruhura mu mutwe, ndetse yajyaga ajyanaho n'abashuti be, harimo abo bita ba Punditi, harimo n'abandi bantu benshi, ndetse n'ababaga batsinze babonye izo definitifu. Hari igihe bamubwiraga ati kugira ngo tugushimire waradufashije kutwigisha kandi ukatwigisha mu gihe gito, bakagenda bakajya kuba baryoherezayo. Rero mu makuru twumvise, mu makuru abantu bagiye baduha, nuko mu minsi ishize ubwo yajyanagayo na Peacemaker Punditi cyangwa se Mbarubukeye Peacemaker Punditi, ngire ngo abantu benshi baramuzi, ni umunyamakuru wakoreraga Isibo, ariko uyu munsi akaba yarayivuyeho, yari gukorera Ishusho TV. Punditi ngo mu minsi ishize ubwo bajyanaga hara kuri Muhazi na mwarimu Kerema, ubwo bari mu bwato bageze hagati mu kiyaga, hara mu kiyaga, ngo mwarimu Kerema yarababajije bati ariko aha hantu umuntu aguyemo yapfa cyangwa? Babyibazaho baravuga bati wenda ashobora kuba bitubajije kugira ngo yumve niba aha hantu ari harehare. Barakomeza barambuka bajya hakurya King Fisher, ndetse ku munsi wo ku cyumweru cyashize nibwo Punditi nabwo ngo yari afite abantu bagombaga gusangirira muri hoteli imwe ahangaha mu mujyi wa Kigali, ariko mwarimu Kerema ngo aza kumuhamagara aramubwira ati ko shaka ko tujya bajyaga bajya kurira ibiti. Ubwo abantu barabizi inyama z'ibiti, abantu baraziza, abantu benshi bajya barya inyama. N'ahantu ngo Peacemaker Punditi yigeze kujyana mwarimu Kerema haraza Kicukiro, yumva ibiti byahara bikunze cyane kuko ngo habaga inyama zimeze neza. Punditi nk'umuntu wabanaga na Kerema cyane, kuko murabizi ko niwe watumye ejo bundi yamufashije kwiga amategeko y'umuhanda, amufasha no kuba yabona definitifu, niwe wamwigishije abona perime, ndetse yamuhaga na metirize. Yaramaze igihe ari umwarimu umufasha, yari inshuti ye ya hafi. Punditi aravuga ati ntago nasuzugura Garafurere, ntago nasuzugura umuvandimwe. Aragenda ajya kureba mwarimu Kerema. Baje kujya aho hantu ngo bari bagiye kurira ibiti, baza kuhava. Mu magambo ya Punditi we yagiye atangaza, ubwo niwe ndi gukotinga, Punditi yavuze ko wari nkaho ari wo munsi wa nyuma, wari umunsi wa nyuma wo kumusezeraho, kuko ngo yagiye amubwira ahantu henshi cyane bagiye batemberera mu mujyi wa Kigali, bakava hamwe, akamubwira ati tujye n'ahangaha, tujye n'ahangaha. Barakomeza baragenda. Ku munsi wo kuwa mbere amakuru avuga ko mwarimu Kerema atigeze agera ku kibuga, mu kibuga hari aho yigishirizaga za Norvege. Ku mugoroba rero ngo nibwo ku itariki 10 nibwo yateze aragenda hara ku Rwesero. Mu makuru twahawe n'umwe mu basare batwara ubwato bwa hariya, yatubwiye ko yahageze ku masaha y'isa 10 z'umugoroba ku itariki 10 z'ukwezi kwa 11. Aza kuhagera aramubwira ati nyambutsa nge hakurya, amuha agakatisha tike, kuko abantu bakunda kujya haraza King Fisher, ngire ngo barabizi ko umuntu agenda agakatisha tike imwambutsa ajya hakurya. Yagezeyo arakatisha ajyana n'umusare, bageze hagati n'ubundi asubiramo ya magambo nk'uko yabibajije Mbarubukeye Peacemaker Punditi ubwo bajyaga hariya za King Fisher, ati se koko hano hantu umuntu aguyemo yabaho cyangwa? Umusare wari utwaye ubwato aramubwira ati ntago wabaho, hano hantu ni harehare cyane, uko Muhazi buriya ngo mu bujyakuzimu ni ndende cyane. Barambuka bageze hakurya, baramubwira ati se ahangaha ubundi abantu mutwara ubwato muhamuzi koga? Wa musare aramubwira ati tuba tubizi. Aramubwira ati se umuntu wese ukodesha ubwato ahangaha nanone aba ari umuntu ubuzi cyangwa se aba ari umuntu uzi ubwato? Aramubwira ati tuyo niyo utabuzi tuguha
tugufasha kuba waza kugenda umeze neza, kuko ngo iyo baguhaye ubwato akenshi baba banaguha ibyo wakifashisha harimo ijiri ni kimwe mu bikoresho byakurokora mu gihe waba ugize impanuka cyangwa se wahurira n'umuhengeri mu mazi. Mwarimu Clement yakodesheje ngo akato gatoya, ngire ngo abantu bazi ubwato bwahara ku mazi, hari akato gatoya ngo bagendamo banyonga, niko yaje kwishyura baza kumuha ijiri. Mu gihe bamuhaga ijiri agiye kujya mu bwato, yakuyemo ngo ikote yari yambaye, akuramo telefone ndetse n'ibindi byangombwa, aza kujya mu bwato arambuka. Mu makuru uwo musare yaduhaye ndetse n'abandi bantu bari ku mwaro wa hariya Kingfisher, batubwiye ko Clement yanyonze n'ubundi akagenda muri ka kato, ubwo yageraga hakurya kure cyane aho batamureba, ubwo ni mu cyuzi hagati cyangwa se mu kiyaga hagati. Abantu baje kubona akuyemo ijiri yari yambaye y'ubwirinzi, ayishyira mu bwato, abundi arasimbuka agwa mu mazi. Ubwo urumva icyagombaga guhita kibaho nuko umusare yagombaga guhita afata ubwato byihuse bakagerayo aho ngaho hagati. Bagezeyo basanga bwa bwato yabusize mwaho ngaho, asigamo na yajiri yari afite, ahita asimbuka. Bagerageje guhiga baraheba, baza guhamagara inzego z'umutekano hariya, yaba inzego z'umudugudu hariya, bahamagara polisi, baza no kwitabaza RIB ndetse banahamagara n'abashinzwe umutekano wo mu mazi, ubwo ni abamarine muri rusange. Baza kuhagera barahiga kuri uwo mugoroba baraheba, kuko bwari bunije. Baza gufunga kumuhiga, baravuga bati reka tuze gusubukura ku munsi w'ejo ku itariki 11. Nabwo mu gitondo barahazindukira. Kuri icyo gitondo cyo ku itariki 11 nibwo inkuru yasakaye iza kugera ku bantu benshi, ku bantu babanaga na mwarimu Clement, yaba abashusho media influencer, yaba abantu benshi yagiye yigisha, yafashije amakuru avuga ko Clement we yiyahuye. Uwo munsi baramuhize ku iyo tariki ya 11, nabwo baraheba. Mwarimu Clement yaje kuboneka nyuma y'iminsi 3. Abantu bazi neza ibyo mu mazi ubundi ngo iyo umuntu yaguye mu mazi akaburirwa irengero, nyuma y'iminsi 3 nibwo ngo haza kuba amazi yamuruka akamuta imusozi cyangwa se akamuta ku mwaro, iyo nta nyamaswa zirimo ngo zibe zamuriye. Ubwo rero abantu benshi bakomeje kugenda bibaza ku bintu, ati se mwarimu Clement yaba yiyahuye bigenze bite, yaba yari afite ibihe bibazo? Ndagira ngo tuze kubana n'umwe mu bantu babanaga nawe umunsi ku munsi, ndetse nabonye n'ubutumwa yamwandikiye, ni Sam Gakire, ngire ngo abantu baramuzi, yari umuvandimwe wa Clement, yari umuntu bakoranaga muri business umunsi ku wundi. Ndetse nabonye n'ubutumwa ubwo ejo bundi Gakire yarari mu gihugu cy'abaturanyi hakurya, yaragiye gushaka amakuru ko mwarimu Clement yamwandikiye muri uwo munsi, amubaza ati se aho ngaho umutekano umeze gute waho, ese umuntu yazahatemberera? Mbona ko yagiye amubwira ati se bisaba iki kuba umuntu yakambuka akagera i Goma. Ndagira ngo tuze kwakira Gakire atubwire iby'uru rupfu rwa Clement abantu benshi bakomeje kugenda bibaza, kuko n'uyu munsi turi gukora iki kiganiro aya masaha, ngire ngo nabibabwiye ko tuje gufata umubiri wa mwarimu Clement. Ntago bimeze neza, kuko aka kanya muri iki gitondo abantu bageze za Noruveje aho mwarimu Clement imodoka ze yaziparikaga, bari kutubwira ko amakuru ari kuva Noruveje ko mwarimu Clement imodoka ze zose yigishirizagaho hari abantu bagezaho zaparikwaga ninjoro. Ni imodoka zari zihaparitswe igihe kirenga umwaka urenga kuri iyo parikingi. Barahageze muri iki gitondo aribwo agiye gushyingurwa, basanga za modoka mwarimu Clement yigishirizaga ho bazimenaguye ibirahure, zimwe na zimwe amabatiri bayakuyemo,
ni ibintu bibabaje ndagira ngo abantu ngo muze kwibaza ikintu cyateye ibi bintu kuba umunsi wo gushyingurwa wa mwarimu Clement aribwo imodoka zo zari ziparitse abantu bagiyeyo ho mu ijoro bakaza kumenagura ibirahure izindi bakaza gukuramo amabatiri ngire ngo Cobi ari buze kugenda abibereka ahangaha ndagira ngo twakire mugenzi wacu Gakire tuganire aze kutubwira kuri ibi ntumbaze byinshi ariko ntumbaze ibintu byinshi kubera icyo udashaka ko nkubaza byinshi guherekeza umuvandimwe guherekeza umuvandimwe Clement ako ikintu kimbabaje yego turi hano Kacyiru kuri Rwanda Forensic Institute hano gufata umubiri we ako ikintu kimbabaje mu gitondo mpamagawe n'uwo bita Shema abantu bakoranye na Clement baramuzi yego arambira ati ibi noneho turabyita ibiki ngira ngo ni nayo mashusho abantu bari kubona anyura muri aya mashusho bari kubona n'uvanga imodoka za Clement yigishirizagaho ari nabyo biteye urujijo imodoka yigishirizagaho zo muri Hotel Call abantu benshi yigishirijeho aba bo yigishije manuel automatique yego izo modoka zagize zamenaguwe zinakurwamo n'amabatiri yego urabona ari iki kintu gishobora kuba cyatebe abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga bakomeje kugenda bagaruka kuri mwarimu Clement bamwe bakavuga ati Clement nta bibazo yari afite byinshi cyane byatuma ajya kwiyahura abandi bakavuga ngo ati namadeni ariko nanone abandi bakagaruka bavuga bati ibi bintu bizakodweho iperereza bavuga bati ahabwe ubutabera barebe ikintu cyaba cyatumye ajya kwiyahura ariko nanone turaza kwibaza ibi bintu koko dusabe n'ubutabera ikintu watekereza kuri ibi bintu nanjye nibajije bakivuga ngo mwarimu Clement yiyahuye yego mbona nibyo nakoranaga nawe first of all yampeshije permis nkuko yajya afasha n'abandi bantu bari muri industry yego maze kuyibona anyereka ko n'umuntu wakundaga business anyereka ko dushobora nyamara no gukorana ibintu bishaka kubyara umusaruro yego nyuma yuko yaramaje kunganiza arambira ati dore ubu hari ibyo natangiye gukorana runaka kandi biragenda nanjye ninjiramo gutyo dutangira gukorana kandi byari bimeze neza cyane ko numva no kuwa kane twari turi kuvugana kuri telefone kuwa kane twaravuganye kuri telefone ari kumbwira ngo ari gahunda twari dufitanye kuwa gatandatu aranyandikira aramira ngo mfite maze iminsi mu bibazo bya famiye yego ariko kuwa gatandatu gahunda turayishyira ku murongo yose none gahunda z'akazi yego noneho ibyo bintu mwarimu Clement abantu bari bamuzi mwarimu Clement yari afite plan yari umujene ukiri muto ufite ikintu bita plan zo gukora yari yujuje website yego zino website abantu bakoreraho ama provisoire bigiraho ukakoraho isuzuma ku buryo ugenda rwose ukajya gukora utiriwe ujya kwicara mu ishuri ngo wige iyo website yari yuzuye ubu twatangiye gushaka strategy z'uburyo bwo kuyamamaza haba uburyo nyine nkatwe twakoranaga nawe bya hafi gutangira kujya tuyishyira tuyipininga cyangwa se tuyandika mu mavideo cyangwa se tukayivuga yego mu biganiro yari umuntu uri gutekereza kuri RBA ejo bundi yari yagiye ari kuvuga ejo bundi yari yakoze ikiganiro ngire ngo kuri uwo munsi gitwara navuganye urumva ari kuvuga ati ubu ngiye kwataka ikintu bita social media ibyo rero yubihereyeho ukareba plan yari afite ukareba abanyamakuru benshi ni muganira bazakubwira ko bari bafitanye projet bagiye gukorana yego nanjye twe tuyifitanye kuko ejo bundi yari yanyandikiye ambwira ati kabaka mwana umuntu wese azakubwira ati apare y'ibyo gutekereza kuvuga ngo nshaka permis n'ibiki yabigufasha ariko akanakubwira ati dukoze ibi byabyara inyungu yego nyuma yo kuba wabona permis ya rumwe mu bantu bakungura igitekerezo cyuko wakubana umuntu wari umeze utyo wari ufite ibyo bitekerezo Clement njyewe ibintu byo kwiyahura kuri Clement ntago njya mbikurura pepe amakuru bamwe bari kugenda bavuga bati kuri ibyo bibazo yari amaze iminsi byo mu muryango bamwe baravuga bati twege ntariko ntago tubyemera
ngo hari ukuntu ngo abana ngashobora kuba yarasanze atarabe. Ibyo ni amakuru ari kuvugwa ku mihanda, ariko twege na n'uno munsi ntago turayemeza kuko ni ibivugwa. Ariko ndagira ngo ikintu tuza gushingiraho cyane nicyo watangiye unambwira uti ndababaye, naringiye gushyingura umuvandimwe, twari tuje gufata umubiri we ahangaha ku bitaro Kacyiru, ariko muri iki gitondo cyo ku itariki 15 nibwo imodoka ze yigishirizagaho aho ibyo bitera urujijo ko nkanjye ubwo ngire ngo abo abantu ahangaha baze kubyibazaho. Abantu bose baze kubyibaza ku munsi wo twabanje kubabara. Je inkuru yasanze ndi hakurya za Goma, mpita mpagarika ibyo nari ndimo ndaza abantu tujya no kuri Muhazi gushaka umubiri we, batubwira ko umubiri we utari kuboneka. Turataha, ariko nimba urabizi iyo umuntu wese yabuze umuntu we ubyibuze uvuga ati atlise byibuza mbone umubiri we. Yego. Ku bufatanye bwa polisi y'igihugu ndetse na RIB na Marine. Yego. Umubiri warabonetse, na muntu aravuga ati byibuza nubwo ataci turimo yagiye, ariko byibuza turamuherekeza. Ikintu ikindi gikurikiyeho ku munsi wo kumuherekeza. Ku munsi byo kuvuga ni byinshi, abantu bagiye bavuga ibintu bimwe bati Clement credit nkuko bivuze, abandi bati Clement ibibazo n'umugore, ariko sirinde muntu utagira ninde n'uruhe rugo se ruba rubuze mu 95%. Ugasanga nta nubwo buriya mu ngo zose bivuze ko muzamarana imyaka yose muhuza. Hari igihe mutaba muri guhuza, ariko ibyo ntago ari ibintu binini bijyajyana. Clement kugira ngo wumve gusa nanone ukongera ukavuga ati Clement warutuje, Clement utapfaga kumva ko ari mu kabari ngo ari kunywa mu yoga ngo yaba yakubwira iki. Ntabwo yanywaga inzoga mwarimu Clement. Ni umuntu wabonaga ko yaratuje cyane. Clement warutuje ati ashobora kuba yarafite ikibazo we ubwe akakigumanira mu mutima, ubwo n'uruhande rumwe bikaza kugeraho kimuremerera. Ikindi Clement ashobora no kugirirwa ishyari. Ariko nanone aho ngaho nanone nkubwire ngo urambwiye ngo yari umuntu wari utuje, uvuga ngo ushobora kuba wari ufite ibibazo. Ntago nibaza ko ari ibibazo, ntago nibaza ko ari ibibazo ngiye ku ruhande rwanjye, kuko mwarimu Clement first of all yari amaze kugira website. Oya financially yari afite ukuntu yari amaze kuzuza inzu hari mu karere ka Muhanga. Urumva ko n'umuntu iterambere rye ryari riri kwihuta cyane. Buriya rero niyo mpamvu dutekereza impande ebyiri. Yego. Kwiyahura niyo raporo nyine twabonye, nibyo twabonye, ariko ntago tuzi kiri inyuma yabyo. Ariko abantu banibuke ko umuntu bashaka kumuroga kwiyahura. Yego. Abantu bibuke ko Clement yari umwana w'umujene uri kwigarurira iri soko y'ibintu byo kwigisha imodoka. Se wabonaga ko Clement yari afite izina, abantu benshi mwari no kugira ari abantu benshi banagiraga ngo turi kumuvuga ntuzi ibitangazamakuru byose biri kumuvuga. Abantu bagira ngo afite ashobora abantu bajyaga bavuga ati ashobora kuba ari tekore imodoka ziva nka hano zikagera ikagugu cyane rwose. Ibyo bintu byose rero nabyo yagirirwa ishyari. Urumva yari umuntu uri gutekereza kuri nimba yaramaze kuzuza iyo website, nimba Clement yaramaze twamuvugaga ugasanga abonye abakiriya bari hanze y'igihugu, kandi kubera ukuntu yari inyangamugayo. Umuntu umwe yabonaga perime ahita ajyana undi. Gutyo yari afite abantu benshi yari amaze kubona ikintu bita abakiriya benshi. Clement kandi ikindi yari afite abajene benshi yahaye akazi. Yego benshi cyane. Izina Clement ryari rinini, babanaga n'urubyiruko. Izina Clement ni rinini cyane cyane muri ibi bintu byo kwigisha imodoka no gushaka provisoire ryari rinini. Ye ashobora kugirirwa ishyari rero, ashobora kugirirwa ishyari n'aba bakompeta bandi, kuko yari amaze kubarusha izina muri ibi bintu. Yabarushaga cyane. Ibyo rero abantu nabyo babitekerezeho ko hari uburyo abantu baba bafite ubugome mu mitima, bakaba bamugira bamuroga. Rega hari abantu baruga uburozi, hari uburozi bw'ubuhuherano. Umuntu akagutuma ibintu ukagenda utazi iyo uri kujya, cyangwa akavuga ati uyu muntu agiye kwiyahurira i Rusizi kugira ngo bitazambarwaho cyangwa bibarwe kuwundi. Abantu bajye bamenya ko umuntu ashyirirwa ishyari, cyane cyane umuntu ari mu nzira y'iterambere. Yego. Nka Clement ni umuntu utaravugaga ibintu byinshi except kuvuga kuri business. Ngiye Clement twaganiraga cyane. Yego. Nta minsi ibiri yashiraga tutavuganye kuri telefone, cyane cyane nk'umuntu twari dufite ibyo dukorana.
Kerema yari umuntu mu mutwe uvuga ati nyamara tubigenje gutya byagira gutya. Ibyo bintu nibyo niyo nabo yigishije mwicaranye mu modoka ari imbere yabaga ari kukubwira atari ko buriya umuntu waganiraga kuri business yego umuntu aramutse akoze ibi nibi cyangwa ukumva ari umuntu uri kuganira ku bintu binini ti buriya rero nka buriya na ino nzu imeze gutya kuyubaka byasaba iki gakira tutizimbye mu magambo ndagira ngo tuze gukomoza kuri iki kintu cyane nta kintu turakivugaho kiremereye cyangwa se ibi biri buze kwitwa iki biri buze kuri njyewe urasaba iki ubutabera urujijo rw'ibyo nari ndi gutekereza yego nimba Kerema imodoka ze ku munsi wo gushyingurwaho imodoka ze zose bagiye Norvege umunsi tuje gufata umubiri we imodoka ze bakazijanjagura zose bakazikoramo amabatiri iki ni ikintu kigaragaza ko urupfu rwa Kerema rufite ibindi bintu byihishe inyuma yagambaniwe nimba koko Kerema yaritahiye bavuga ko yiyahuye numvishe muri Ravido hari umuntu uvuga ati none se yariyahuye n'imodoka nazo ziriyahuye imodoka wo zari ziri ko batigeze bazijanjagura mbere yego kwizi modoka nta muntu wigeze uzisanga hari yakoze hamaze igihe hariho ziba twese twazigiyeho kuki nta muntu wazihasanze mbere Kerema kiriho wenda tuvuge ngo nabantu bari kumugendaho n'ubundi bari basanga bamugendaho kuki izi modoka ze bazijanjaguye bakazitwara n'amabatiri ku munsi Kerema agiye gushyingurwaho ruhande rumwe n'ugushinyagurira umurambo yego sibyo y'umubiri wa Kerema wigendeye ariko nanone ni no kwerekana ko urupfu rwe ibyo turi gutekereza ngo yariyahuye bishobora kuba hari abantu babiri inyuma biragaragara festival bitabyigaragaza kuko izi modoka nazo bashaka ubwo tubyite nkaho bari kumukurikiza ni imodoka ze bari kumukurikiza baravuye tumutsembe na business bahereye kuri business ahubwo aka kanya tunavuge ngo inzego zibishinzwe yaba famiye ya Kerema umuryango we asize abana asize umugore na famiye ye abahubwo banacungwe cyane bahabwe security ihagije kuko niba umuntu yifata akagenda imodoka kuba adakuyemo iki kintu tuze kucyumva abantu baze kucyumva neza hari igihe twita umuntu kuba yaba ari igisambo kuza iyo yaba ari igisambo n'umuntu wari kuza agakuramo wenda iyo bateri akajya kuyirya akigendera sibyo ariko umuntu uje akamenagura umuntu uje akwemo bateri bino bintu biravuga ngo bundi nk'ubu umuntu yajanjaguye imodoka yawe uriho biba bivuze ngo yo nkubona ni wowe nari gukorera ibi hari umugani bajya baca mu Kinyarwanda naje nkusanga ngo ubundi ngo buranga ukubita imbwa abashaka shebuze nibyo nari ndi kugusobanurira ngo nimba umuntu yaje kujanjagura imodoka yawe uhari ni kwa kuno avuga ati ndakubuze ni wemba ngize nya ariko yabikoze wapfuye ni nka kwa kuno umuntu amara kwica umuntu akajya no kumurambo akawushinyagurira ni nkaho bakavuze ati tubonye n'uwo mubiri we ibyo twawukorera kuko umuntu nimbaje nta nubwo bihanganye wenda ngo hashira igihe tuvuga ati ni ibindi ku munsi wo kumuherekeza wo kumushyingura ni ibintu bibabaje cyane nizere ko inzego z'umutekano nizere ko ribu ibi bintu mukanya abantu bari harano Norvege rero imvuganye nabo barambwira ati tugiye guhamagara inzego zibishinzwe bakora iperereza bamenye ikintu kibyihishe nyuma bamenya ni bande kubera ko ibi bintu ni binini nubwo abantu bari kuvuga gutya ibintu biraremereye nimba umuntu yiyahura imodoka ze bakazijanjagura ubwo uhita wumvamo kwiyahura umunsi wo kumushyingura bakamena imodoka ze ni ibintu binini cyane reka tugere tuye kumuherekeza wenda ariko nizere ko mu by'ukuri umuryango wa Kerema ugomba kubona ubutabera nizere ko pereza rigomba kugira icyo rikora kuri ibi bintu bindi kuko ibi byerekanye ko hari ibindi bintu byinshi byinshi reka nkushimire kandi nanabwire abantu ahangaha tukomeze kuza kubana tugiye kuhababera tugiye kujya guherekeza mwarimu Kerema turi buze kuhababera turagenda tubagezaho update buri kimwe cyose uko kiza kuba bihagaze imbere ya kamera yari Emi Kabaka dushimire mugenzi wacu cyangwa se umwe mu bo dukomeza kubana umunsi ku wundi Samu Gakire nanone dushimire Chobi wari inyuma kuri tekinike nkuko dukomeza kugenda tubana umunsi ku munsi ciao